yatwongereye ubugingo kubaho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni Pastor Karemera James nk'ibisanzwe, umuyobozi w'itorero DNPS mu Rwanda. Ikiganiro ni umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Ni nk'ibisanzwe, ni ikiganiro mumaze kumenyera, kuko ntabwo ari iminsi mike turi imbere yanyu tuganira kuri iki cyiciro cy'umuco no kumenya Imana, cyangwa umuco n'umuryango. Yesu nashimwe cyane. Ntangiye rero mbasuhuza kandi mbaha ikaze kuri televiziyo nk'uko mudukurikiye muri hirya no hino. Kuri aya masaha ya saa 11 z'u Rwanda nibwo tuba turi muri studio za Yungwe TV tugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza umwami Imana aba yaduhaye biciye muri iki kiganiro cy'umuco n'umuryango. Imana bahereze umugisha rero. Twari tutinzeho gatoya, ariko ni byiza, nta rungu mwari mufite, kuko televiziyo cyangwa se ubuyobozi bwa televiziyo uba bwabafashije uturirimbo twiza duturisha umuntu, kandi twemera ko itorero nyakuri ari rituma abantu batuza bakagubwa neza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero uyu munsi turaganira nk'ibisanzwe, muranyihanganira muri iyi minsi ni uko bimeze, hari icyorezo gihari, turasenga Imana kugira ngo abantu barwaye bakire vuba. Yesu nashimwe cyane, cya gripe cyangwa se gufungana, ariko umwami Imana yadukijije kandi biraza kugenda neza. Ubwo rero nimwumva nkoroye rwose ntibibatungure, nambaye umubiri, ibyo nabyo bigomba kongeraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ariko duhabwa imbaraga na Kristo udatuma biduherana. Haleluya. Narimbabwiye rero ikiganiro ni umuco n'umuryango. Hari abantu benshi bamaze iminsi bansaba ko natangira inyigisho nyirizina, kuko nagiye mbabwira kenshi ko igihe cyanjye cyo kwigisha kitari cyagera. Yesu nashimwe cyane. Kuko umwarimu ategura isomo akari igihe azaryigishiriza n'igihe azarisoreza. Ni ikiganiro rero kinini nk'uko mubyumva. Umuco ni ikintu kigari cyane, yewe umuryango cyo ni ikindi. Yesu nashimwe cyane. Itorero rero DNPS mu Rwanda, aho dukorera hirya no hino, na tumaze iminsi twigisha ku nyigisho nziza ihindura abantu kuba abigishwa ba Yesu, duhamagarira n'abantu benshi kutugana no kuza kugira ngo tubatoze uburyo bwo guhindura abantu kuba abigishwa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngira ngo maze iminsi mbatumirira abashyitsi hirya no hino, abo nagiye mpindura, abahungu banjye ba Ntamujinya baraje, bagatete n'abandi ba Cedric Kayonza bagiye baza, ubona ko bafite inyota n'inzara byo gutwara ubutumwa bwiza buhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Yesu nashimwe cyane. Pastor Nkuba rero nawe yageze hano, yaganiye namwe n'abandi batandukanye bakwizera. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushumba w'itorero ryacu rya Kayonza hariya muri Rwinkwavu, aho nababwiye turimo gukorera ubutumwa bwiza, ndetse bwarenze kuri cya cyiciro cya mbere cyo guhindura abantu kuba bigishwa, tugera ku cyiciro cya kabiri cyo gutangira kwigisha abantu gushyira mu bikorwa ibyo twabigishije. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murabizi yuko umurongo mukuru w'itorero ari uguhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Icyanditswe kirimo abakurikiye ibirango by'itorero rwose nuko Matayo 28 kuri 18 kuri 20 nicyo cyiciro, niwo murongo mukuru Yesu yashyizeho abwira intumwa ze cyangwa abamwemeye ati mugende mu mahanga yose. Nuko rero twaragiye koko na za Kayonza na za Rwinkwavu n'ahandi henshi twagiye tubabwira, turimo dutangiza amatorero. Ngira ngo abantu ba Mugesera muri Ngoma nimba badukurikiye no munsi wa none, dufiteyo muri iyi minsi dufiteyo ubusabane bwo kuganira ku butumwa bwiza bubaganishijweho no kubafasha gutegura uburyo bwo gutangiza itorero ku mugaragaro. Turabashuhuje rero, mbonereho gusuhuza abadukurikiye hirya no hino mu ntara enye z'u Rwanda, Iburasirazuba, niho dukorera imirimo myinshi. Nababwiye ko turi kumwe n'umushumba w'itorero ryacu rya Kayonza. Uyu munsi ari bubasuhuze abibwire mu mubone. Imirimo myinshi irimo irakorerwa hari iwabo, kuko nicyo cyicaro gikuru cy'itorero ryacu, niho twahereye. Hanyuma nkasuhuza rero mu majyepfo, Iburengerazuba,
no mu majyaruguru y'igihugu baraduhamagara, za Gicumbi, za Musanze, yewe iburengerazuba za Rubavu hariya, Rusizi ho hari inshuti zanjye nyinshi, hari abo turimo dusengera batanze ibyifuzo byo kubona Imana ibubakira urugo, hari abo dusengera kubera ibibazo by'uburwayi. Imana ibaha umugisha kandi hari icyo Imana irimo gukora. Rero reka ne kubatindira, mbanze nakire Pastor Daniel, umuyobozi w'itorero ryacu rya Kayonza. Daniel, turakwakiriye imbere muri studio za Yongwe TV. Muri aho mwakwibwira ababakurikiye kugira ngo babamenye neza. Murakoze cyane mushumba. Nitwa Banyangandura Daniel, ninjye pastori w'itorero rya Rebero, ninjye uyoboye iryo torero ry'intumwa zizeye aho ngaho. Ngira ngo wenda ntago ishusho yari yagaragaye neza, ariko wabibwira guti ni na Banyangandura Daniel, Yego. pasiteri w'itorero rya Kayonza. Ni wowe ngira ngo urimo gukora umurimo w'Imana hariya muri Kayonza. Ni amahoro ariko Amahoro. ubutumwa bwiza buhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu muri Kayonza mubigeze mubishyira mu bikorwa, dore ko twagiranye ibihe byiza namwe byo kubigisha ku buryo bwo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Ese ubwo butumwa bumeze gute muri Kayonza? Burimo burababyarira izihe nyungu mu bizera b'itorero ryanyu? Murakoze cyane. Gusa itorero ryacu ririmo riratera imbere. Kera nta butumwa bwari buhari cyane bufite imbaraga, ariko aho tumaze gutangirira iryo torero abantu bari kugenda biyongera bava mu byaha. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yobu ngo 28:28 ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Gusa rero hamwe no kuvuga ubutumwa bwiza, abantu barimo barava mu byaha bakajijuka, bagakorera Imana, bakava mu byaha. Mbese muri makeya umurimo w'Imana uragenda utera imbere. Imana ibahereze umugisha cyane. Ati kuva mu byaha niko kujijuka, ariko kumenya Imana bikaba akarusho kuko nibwo bwenge cyane. Kubizera rero, ku nshuti z'itorero DNPS mwese hirya no hino, haba mu gihugu cya Tanzania, twabakiriye, twabahaye ikaze. Bambwiye ko mudukurikira cyane nubwo ikinyarwanda wenda batacyumva neza. Benshi bagiye bambwira bati tuba tubakurikiye, ariko nyine ibyo muvuga byinshi ntago tuba tubyumva. Ariko nabijeje ko nyuma y'ikiganiro nzajya ngerageza kubabwira muri make. Hari imbuga duhuriraho, Imana yaduhaye umugisha itwongerera ubwenge, za WhatsApp zaraje. Hari urubuga rwacu rw'itorero dushyiraho ikibwiriza kiba cyatambutse hano. Ni mu magambo ahinnye, ntago twabivuga neza nkuko tuba twabivuze hano, ariko rwose tubahaye ikaze, mujye mudukurikira nta kibazo. Mu minsi iri imbere turaza kujya dutambutsa n'ikiganiro mu rurimi rw'igiswahili, cyane cyane mu gihe dushaka kuvuga ibikorwa by'itorero ryacu. Tuzajya rwose dushyira no muri urwo rurimi bashobora kumva. Amen. So rero iyo nabasuhuje mu giswahili barishima, ariko nta kibazo. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo tuganire gatoya, turasa n'abiyibukiranya ni ikiganiro cyari cyaratambutse hano kuri iyi televiziyo, dusobanura ese umuco n'umuryango bihura gute. Pastor, ndabona uri umuntu mukuru, urubatse, ufite abana, ufite umugore, ufite abana bakuru, turaziranye, wenda ntabwo ari ukugira ngo abadukurikiye batwumve. Ese iyo bavuze umuco n'umuryango wumva iki? Umuco ni ukuba umuco ni ukugira kuba muri gahunda nziza. Yego. Kuko hari igihe umuntu agira imico mibi ukavuga ngo uyu wa muco ureke. Ubu hari umuco mwiza rero. Umuryango ni ukuba abantu bibumbiye hamwe. Umuryango ni abantu bibumbiye hamwe, noneho bagahuza icyiza bahuriyeho. Cyane, urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha cyane. Urumva Pastor Daniel arabyumva, kuko ntago ari iminsi mikeya arimo yiga iki kintu. Umuco n'umuryango nicyo kiganiro tumaze iminsi tuganiraho cyangwa tubateguza. Mu by'ukuri Bibiliya ibisobanura neza, bivuga yuko umuryango ni iki kintu wari usobanuye, ni ukuba hamwe
kw'ikintu runaka, kuko umuryango tubona imiryango mu buryo butandukanye. Hari imiryango y'abantu, hari imiryango y'amatungo, buri cyose kiba gifite ikintu gikoze nka famiye. Ubumwe bw'abo bantu nibyo bibyaramo umuco, ariko hano turimo turavuga umuco mwiza kandi wa gikristo ariko ushingiye ku bumuntu, kuko Imana iri mu muntu yari iremye umuryango wayo. Ego, Imana ishimwe cyane. Bo rero nibyo turi gusobanureho. Reka tubwire abantu mudukurikiye mwese ko uyu munsi mu kiganiro umuco n'umuryango turarebera hamwe ikintu bita umuco umuryango, kuko habanje kubaho umuryango, noneho umuryango ushyirirwaho icyawuyobora kibungabunga kugira ngo uyu muryango udatakaza iki cyangwa ugatakaza iki, ukaguma mu murongo waremeweho n'Imana. Niyo mpamvu Imana yaremye ikintu bita umuco. Umuco usa n'amapine yo guherekeza uyu muryango. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuko iyo ipine ripfumutse ku bantu batwara imodoka cyangwa mutwumva mudukurikiye, kuko nanjye ndatwara, ubona nyine imodoka hahandi ipine ryatobotse cyangwa rigize ikibazo niho imodoka nyine bogamira. So rero kugira ngo iyi modoka igume mu murongo mwiza nuko amapine yayo aba ameze neza. Yesu nashimwe cyane. Nirwo rugero natanga ku badukurikiye. Rero naho tukavuga tuti urumva ko mbere bararema imodoka irubatse igiye hariya, ariko kugira ngo igende iri busabe ikindi kiyifasha nyine kutaza kubogamira hamwe cyangwa kugendera ahandi. Uyu muco rero turimo kutuvuga ni urugero twatangaga. Uyu muryango udafite umuco mu by'ukuri wateba, ntabwo wagera ku nshingano Imana yaremye iwukeneyeho. Niyo mpamvu mu bumana bwayo yagennye umuco. Umuco rero ni kamere y'Imana yashyize muri uyu muntu kugira ngo uyu muntu agendere muri kamere z'Imana nyine n'ubundi. Yesu nashimwe cyane. Rero abadukurikiye ndagira ngo twinjire mu kanya ko kuganira ku butumwa bwiza bw'uno munsi. Ubwo rero ndaza gusaba abantu nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera ko umurongo wacu wa telefoni uba ufunguye ibiriho, ariko muri aka kanya tuba tukirimo mu kibwiriza twemerera abantu ko bandika ubutumwa bugufi bwa message ukabwohereza, noneho tukaza kubusoma muri cya gihe cyo kwakira amatelefoni. Hanyuma rero tujye tubiseguraho abantu bahamagara tukiri mu kiganiro mwo hagati, rwose kubitaba biba bigoranye. Tubasigira iminota yanyu kugira ngo tuze kumva ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi ku butumwa buba bumaze gutambuka. Imana ibaho umugisha. Rero uyu munsi nifuje ko nsubiraho inyuma gato ku cyo bita umuryango, kuko nababwiye ko tuziga ku kintu bita umuryango tukimukira ku muco. Noneho ibi bintu byombi twamara kubihuza tukaza kureba noneho abagize uyu muryango ni iki. Haleluya. Mbere na mbere twumvije ko umuryango ni ihuriro, ni ukwishyira hamwe. Ikintu cyose kiri hamwe kiba cyamaze kurema umuryango. N'intozi, n'ishishi se, n'iki, biba umuryango ari uko byamaze kuba hamwe. Haleluya. So rero uyu muryango ugira ibiwuyobora. Icya mbere kiwuranga ni umuco, icya kabiri ni abagize uyu muryango. Haleluya. So rero Imana irema umuntu, yari iremye umuryango nyirizina, ariko wari utaraba umuryango ku buryo bwuzuye, kuko uyu muntu yari akiri umwe, akigenda wenyine, akiriho wenyine. Ni nayo mpamvu yari yihuje n'indi miryango. Hanyuma Imana mu kureba kwayo, mu buhanga bwayo, ibona ko uyu muntu ari wenyine. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo nuko imuremera umufasha umukwiye, ariko ishaka kumukura muri ubu bwigunge. Yesu nashimwe cyane. Pasiteri tuganira ubushize ku biganiro byatambutse, nagaragaje ko uyu muntu yishimanaga n'ibi bikoko yari yararemewe, yarahawe. Ku badukurikiye murabyumva cyangwa muribuka ikiganiro nabahaye ubushize, ariko akarindira umunezero we wa nyuma, aho Imana iri buzire kumusura no kumuganiza. Kuko biravuga ngo mu mafu ya nimugoroba ni munsi, mu masaha turimo ubu ngubu cyangwa turimo kujyamo, nibwo Imana yagendereraga uyu muntu. Haleluya. Ikamuganiriza, ikamubaza uko yishimye n'iki, ariko ngo Imana ibona uyu muntu arigunze. Ariko mu by'ukuri nakomeje gusoma Bibiliya no gucukumbura, nsanga umuryango wari mu mugambi w'Imana, wari umuteguro w'Imana. Haleluya. Ariko buri kintu cyagombaga kugenda kivuka ku gihe cyacyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuko harimo kunguka. Kuko mbere na mbere Imana ikimara kurema umuntu, hinjiyemo gato nimba abantu basoma Bibiliya,
badukurikira mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kumanuka, ntabwo turi bugire umwanya munini wo gusoma ibyanditswe kuko tuba tubisobanura nk'ukuri kwa Bibiliya uburi busome wenda. Haravuga ngo nuko Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, mu yandi magambo ase natwe. Haleluya. Ngo nuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko hepfo yo wingeyo hepfo aravuga ngo nuko umugore n'umugabo baremwe. Kandi watambuka hirya muri verse mu gice cya kabiri mu murongo waho wa 19 akavuga ngo 18 19 kumanuka akavuga ngo kuremwa kwa Eva, Imana irema Eva. Haleluya. Hariya urumva ari uko mbere byari bikiri umuteguro. Bantu mudukurikiye iki kintu nagira ngo mucyumve kuko ni icyigisho nsa n'usubiye inyuma kugira ngo sobanureho, kubera ko abantu benshi barabisabye basaba yuko twasobanura hariya ahantu neza. Ntago twahasobanura nka Nyagasani waharemye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kuko turasoma tugakora ubusesenguzi tukabihuza n'ibyo n'ubumenyi dufite nihishurirwa Imana itugenera iduhereza. Aha hantu rero nza gusanga harimo kuremwa k'umuntu. Muri kiriya gice cya mbere cy'itangiriro Imana ire mu muntu imuremana ibimukwiriye byose, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Irangije imushyiriraho umurongo ngenderwa, iravuga ngo nuko imuhereza ububasha bwo gutegeka no kuyobora isi n'ibiyirimo. Haleluya. Amen. Uyu muntu rero urumva hari ahantu nanze kwinjiramo cyane, ariko muri bunyemerere uyu munsi tuze kuganiraho. Dufite umutwe w'umugambo nyine n'usanzwe ivuga ngo umuco n'umuryango mu burere mboneragihugu ari byo shingiro ryo kumenya Imana. Haleluya. Noneho hazamo ibice bibiri, hazamo igice cy'umuco n'umuryango. Ariko ndavuga nti mbere gatoya yo kuvuga kwiremwa rya Eva, kuko kuri Eva ubona ariho habaye gushingira nyine kubaho kwitwa k'uyu muryango, cyangwa noneho Imana kugaragaza ko ari umuryango. Haleluya. Kuko aho niyo yavuze ngo mubyare mwororoke, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Noneho nifuje gusubiraho inyuma gato kuba dukurikiye kugira ngo baze kutwumva. Imana kuki mbere yaremye Adamu, noneho ngo ikaza kubona ko atari byiza ko Adamu akomeza kuba wenyine. Haleluya. Noneho ngo bikayishyiramo ikintu ubushake bwo kuremera Adamu umuntu babana. Yesu nashimwe cyane. Ariko mbere mu kuremwa kwa Adamu twumva ngo nuko umugabo n'umugore baremwe. Bivuze ngo uyu mugabo yari yaremwe aremerwamo ubundi bubasha bwo kwaguka k'umuryango. Yesu nashimwe cyane. Mu yandi magambo uyu mugabo ubwe yari umuryango, yari yihagije kuri byose. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yari yaragennye igihe cyayo cyo kwagura cyangwa se gukuramo uyu mugabo ibindi bintu byagaragara bikajya hariya. Yesu nashimwe cyane. Amen. So rero izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka twinjire mu ijambo nyirizina. Amen. Abaduhamagara bihangane, turaza gusoma verse nkuko Imana idushoboza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Twavuze itangiriro ibice bibiri n'umurongo waho wa 18, ariko ahangaha hari inkuru igaragaza kuremwa kwa Eva cyangwa se kuremwa k'umuryango, kuko nifuje ko duhera ku kintu bita umuryango mbere yo kwinjira mu muco, kuko habanje kubaho umuryango. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko kuko abantu benshi uko basoma Bibiliya ntabwo ariko bayisobanukirwa, niyo mpamvu bidusaba ubundi buhanga bwo gusubira inyuma kugira ngo dusobanurire abantu Bibiliya. Haleluya. Imana iduhana umugisha abadukurikiye. Niyo mpamvu nifuje gusubiraho inyuma mu gice cya mbere n'umurongo wa 26. Pastor ushobora kudusomera igice cya mbere umurongo wa 26 w'igice cya mbere itangiriro. Haravuga ngo iki? Ngaho dusomere twumve. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Yego. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu. Yego. Ase natwe. Agira ishusho nk'iyacu ase natwe. Yego. Batwara amafi yo mu nyanja. Atware amafi yo mu nyanja. N'inyoni
n'ibindi byose urumva uyu wari umurage. n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Imana iguhereza umugisha cyane. Reka tuze kwihuta turagenda ducamo. Imana iguha umugisha cyane. Hano Bibiliya iratuvuga ngo nuko Imana iravuga ngo tureme umuntu. Haleluya. Aha hantu nashaka kugira ngo abantu badukurikiye baze kumvamo ijambo. Hari ijambo nashatse kugira ngo nitseho cyane rivuga ngo iravuga. Haleluya. Kuvuga kw'Imana uyu munsi naje kuvuga. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi naje kuvuga. Ariko hari uwavuze mbere ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Haleluya. Ijambo kuvuga mu yandi magambo ni ukubaho. Haleluya. Imana ibeshaho umuntu kuko yafashe yo ubwayo iyihinduriramo uyu muntu yashakaga kwabaho. Yesu nashimwe cyane. Ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu ase natwe. Aho uri komera Imana amashyi mu izina rya Yesu kuko Imana iradukunda cyane. Ubwo aha hantu ubwaho ndashaka kugira ngo mbanze nkureyo ububasha, ubushobozi, imbaraga ibigize uyu muntu wari we. Yewe muntu wigayaga, we wisuzuguraga, we wibonaga ko ntacyo uri cyo. Hari abantu bajya bigereranya n'amatungo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi uyu mugoroba nzanye ubutumwa bukubwira ngo rekeraho. Haleluya. Hagarika kwisuzugura, hagarika kwigereranya n'itungo. Itungo Bibiliya nidukomeza gusoma hepfo haravuga ngo nuko Imana imuhereza gutwara uhereye kubikururuka, kubiri mu mazi, kubiri mu kirere, inyoni zo mu kirere, byose uyu muntu yarabihawe kugira ngo abiyobore. Ariko iririmo rikomeye cyane ngo yahawe kubyita amazina pasiteri. Icyo yise izina ngo nabugingo n'ubu. Umwanditsi wa Bibiliya niko yashyizeho iryo jambo aravuga ngo nabugingo n'ubu. Haleluya. Nabugingo n'ubu niko kikitwa cyane. Uyu muntu akavuga ngo ndurunyo, ngo ndinyo munyo, ndimbwa harabiyita imbwa. Haleluya. No, rekeraho. Iyo wabuze ibyiringiro ubehereza uba nk'ariya amatungo nyine. Yesu nashimwe cyane. Ndakuremamo ibyiringiro by'uko Imana yaragukunze. Reka nkwereke ukuntu yagukunze. Yo wigiyeho hepfo kuri uyu murongo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu. Ariko saho byarangiriye gusa. Haleluya. Irangije ngo ireme umuntu mu ishusho yayo asa nayo. Haleluya. None imaze kwishimira ko uyu muntu asa nayo, urumva yamushyize imbere iramubona. Mu yandi magambo ibona umuntu arasa n'Imana. Imana yamuhaye ishusho yayo. Yesu nashimwe cyane. Hari ikintu kirenze kuri icyo ngicyo nashaka kugira ngo nibutse abantu badukurikiye. Imana ngo irangije iragenda iravuga ngo kubera ibyishimo. Haleluya. Ifata ubugingo bwayo, ifata imbaraga zayo, ifata ubutware bwayo, ifata ibiyigize byose, icyubahiro no gukomera, iragenda ibitereka muri wa muntu ukomera Imana amashyi. Haleluya. Muntu ngurikiye umva uburyo waremetsemo ako konyine kagufasha kugira icyo ukora, kagufasha kwiyumva mu yindi shusho. Haleluya. Uripfobya kubera iki? Hari abantu tumaze iminsi tuganira akavuga ati umugore yavuye mu rubavu rw'umuntu. Ako kantu se nugakosora nubwo inyigisho tuzayigeraho. Bibiliya yavuze ngo nuko Imana yaremye umugore ni n'umugabo. Yesu nashimwe cyane. Nubwo hirya ukomeje ibice bikurikiye nko mu cya kabiri uko twabibonye bivuga ngo Imana irema Eva. Haleluya. Ariko se Imana yaremye Adamu imuremeyemo Eva. Igihe cyari kigeze rero yuko itanga ishusho y'urugo nkuko umugabo yicara mu rugo rwe. Haleluya. Nanjye njya mbikora. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kavuga nti uyu munsi ndumva ko nshaka ko ibintu bihinduka. Yesu nashimwe cyane. Nimba amafunguro yaraya n'abaya ngaya. Nimba twagize ikindi. Rero Imana nayo iravuga iti bihinduke. Uyu mugore ugendera mu mugabo, iyi famiye umugabo afite muri we, reka nyaguri. Haleluya. Ibe ngari. Niyo mpamvu yavuze ngo babyare bororoke. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ngo ireme umuntu ngo Bibiliya iravuga ngo nuko yaremye umugore n'umugabo imuremeye muri ubu bubasha. Inshuti zanjye yemwe badukurikiye, yemwe bacitse ibyiringiro, ba pasiteri bananiwe umurimo. Haleluya. Imana yaguhaye ububasha. Haleluya. Mu kuremwa kwawe yakuremye nk'Imana. Aha ngaha nimpagera ndabizi ko nshobora kutabyemeranyaho na benshi, ariko benshi barabyemera kuko ni ukuri. Nimba umuntu aguhaye ishusho ye, sibyo? Yarangiza akaguhereza amaraso ye. Yesu nashimwe cyane. Yarangiza akaguha kamereze.
ni gute ushobora kuvuga ngo uyu muntu ntabwo ari wowe? bya byuma abahanga mu gupima ibyo turabyizi. Hano mu Rwanda Imana ibahereza umugisha abayobozi b'igihugu cyacu, ntabwo tukijya imahanga. Uranyaruka hariya Kacyiru ukareba bagahuza ibintu bakavuga bati uyu muntu ni wowe, bati ni wowe, jyana ni wowe. Haleluya. So rero ubu uyu muntu Imana yaremye gutyo, kuki tumupfobya se? Kuki twamupfobya se? Kuki se we yakwipfobya? Yewe udukurikiye, yewe wa mukobwa ushizemo ibyiringiro, Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko umugore n'umugabo baremwe. Haleluya. Umugabo wawe arahari, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umugore wawe arahari, nuko Imana yamuremanye byose. So ibi byose rero nibyo nshaka kugira ngo tuzaganiremo, uko umuco tuzagenda twinjira mu muco Imana yaremanye uyu muntu, niko uzagenda ukura mu bitekerezo. Haleluya. Ndabasaba rero kugira ngo muhindukire muveyo. Yesu nashimwe cyane. Kuwa gatandatu wibura kuri televiziyo naje ni Karemera James, ndi umushumba, nubaha Imana nanjye nkiyubaha. Haleluya. Kubera yuko Imana nyibona muri nge. Hariya rero niho umuntu tunyarutse mu byanditswe niho bivuga ngo ese uzabona gute Imana, wayizera gute utayibona utabanje kwibonera muri mugenzi wawe? Yafashe ishusho irayimuhereza, iravuga ngo ngwiye Imana, ariko ntabwo yaba yuzuye nintayishyiramo ibingizi. Ifata umwuka wayo. Aha hantu rero mpageze nshaka kwigisha ibice bitatu, aribwo butatu butagatifu, ni naho bwahereye. Yesu nashimwe cyane. Niho bwahereye kuko Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ishusho yayo. Urumva ubumana bwayo ibiyigize aluminium ibiremye umuntu, nyine nk'icyo twakwitiye umubiri abankurikiye ushobora gukoraho gutyo. Niyo shura ya maso ubwanwa se cyangwa iki irabiterura ibihereza uyu muntu. Haleluya. Ahubwo banze umenye yuko uri Imana mu izina rya Yesu. Icyo cyonyine nicyo kiri bukuzamure gukora ububasha bwawe Imana yaguhaye. Umuntu aravuga ngo umuntu ngo arinjira agafata amazi, pastor, umuntu agafata amazi ayatunywa. Yesu nashimwe cyane. Akayashyira hari akayaforoma akayakora akayubaka, ejo akavamo ikirahure akavamo computer nicaye imbere cyangwa iyekara. Haleluya. Aba bantu baba bamaze kwisobanukirwa, aba yagiye mu bumana uko Imana yamuremye nyine. Ntago abakisuzugura, aba yiyumvamo buriya bubasha. Yesu nashimwe cyane. Igihe kirimo kiriruka ndimo ndataruka, ariko ndimo ndabakumbuza ahantu ngiye kubashyira. Yesu nashimwe cyane. No kwisobanukirwa nicyo kibura. Umuntu wese yakaba yakizwa neza, ariko ntabwo umuntu yimenya. Umuntu aratangira gusenga agatangira gutekereza aho yavutse. Yesu nashimwe cyane. Umuntu aratangira gusenga agatangira gutekereza wamuhemukiye. Umuntu aratangira gusenga akibuka yuko runaka yambaye neza undi atambaye. Umuntu aratangira gusenga akibuka yuko nagera mu rugo atari bubone icyo kurya. Haleluya. Ariko Imana yaremye umuntu, irangije imwicaramo yicaramo. Ese iyi Imana isonza yo ni Imana nyabaki? Yesu nashimwe cyane. Ni iki kibura kugira ngo uyu muntu adasonza? Icyo nicyo mbahishiye muri iki kiganiro. So nabahaga ikaze rero ko maze iminsi mbategura ubu iyi ngingo yo kuremwa k'umuntu, noneho no kwinjira mu muryango, uko umuryango wabayeho, ihuriro ry'umuryango n'umuco. Yesu nashimwe cyane. Ntakagaruka, ntabwo ngiye ndahari. Haleluya. Imana yaranzanye, yampaye amahirwe yo kwicara kuri televiziyo nkabwira abankurikiye, ngafata ibindi mu nkabibahereza. Haleluya. Tumaze iminsi mu giterane, abantu hirya no hino baravuga bati igihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Igihugu cy'u Rwanda ni Dubai ya Afrika. Ariko se niki? Nuko abanyarwanda harimo kuboneka abantu nkatwe. Habona nanjye harabo nigiraho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntuze kuvuga niyasira hano wumve ngo ninge muhanga muri iki gihugu. Arabahanga benshi cyane. Inshuti zanjye harababyumva. Wakwegera nawe ukabyumva ukamera nkawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ugiye hanze y'u Rwanda nibwo umenya u Rwanda icyo ari cyo. Urahura n'umunyarwanda, urumva itorero ryacu uko rituruka muri Tanzania, ni inshuti zacu, ntacyo kubavuga ntacyo bitwaye. Ariko kumva umunyarwanda, bumva umuntu wamaze kwisobanukirwa, umuntu urimo kugenda amenya ko afite ububasha Imana yamuhaye. Yesu nashimwe cyane. Afite ububasha bwo kurema ubutaka bushobora kumutunga, akabukura ahantu akaza akaburema bukamutenga. Uturima tw'igikoni watubona hehe? Yesu nashimwe cyane. Ni ubutaka ukura hari ugashyiramo akadodo, ugashyiramo iki bike twahoze tubivuga hano kuri televiziyo. Aba bagabo nibo babikora hariya muri Kayonza. Yesu nashimwe cyane. Abantu bagitura imbwija. Haleluya. Kazana doda, kazana izina rye. Ni muze mwige, ndabahamagara ni muze. Kuwa gatandatu saa 7 kugera saa 8 wibura kuri Yongo TV. Aya masaha turaba turi kumwe n'itorero DNPS, muri kumwe n'umushumba Pastor James ngewe mubona. Haleluya. Ninje mu gihe cyanjye cyo gutangira kubigisha.
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Tubanze tumenye ese ibi bintu Imana yaremeye mu muntu ni iki? Hari ibintu yamuremeyemo. Twe kumva ngo yamuhumekemo umwuka w'ubugingo gusa. Uyu mwuka w'ubugingo ni iki? Imana igizwe n'ubutatu butagatifu. Yesu nashimwe cyane. Ni ibigize ubwabyo, sibyo? Ni icyubahiro cyayo gishingiye mu mbaraga z'ibyikora. Icyo Imana ikora nta wundi ugikora hejuru yayo, nta uri hejuru y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Icya gatatu nicyo bita umwuka. Umwuka rero iyo tuvuze tuvuga ubuzima, kubaho. Haleluya. Wemera ko ibi bintu yabishyize muri uyu muntu? Yamuhaye ubutwari. Umva ikintu cya mbere, yaramuremye imuhereza ishusho yayo, kugira ngo uyu muntu niyibona yibonemo ubumana, izi mbaraga z'ubumana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Irangije ngo imuha ubutware. Umva etape yakurikiyeho, iramubwira ngo tegeka, imuhereza ubutegetsi, imuha ubwami. Iravuga ngo tegeka ibikuzengurutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urumva hari ibyo Imana yari irimo muri uyu muntu. Mu yandi magambo ni Imana yari ije. Yesu nashimwe cyane, ishaka kwaguka. Haleluya. Nyuma yo kumuha ubutware, irangira avuga ngo ubu butware kugira ngo azaburamemo nuko namuha iki? Ubugingo, ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Haleluya. Umuntu azabaho. Kutabaho niwe wakwiyica, nutiyica urabaho. Haleluya. Abantu niwumva ngo uzabura ubugingo, ngo uzapfa utazazuka n'ibiki n'ibiki, ni uruhare rwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu yaravuze ngo inzira ebyiri zikuri imbere, ni wowe uri buhitemo inziza, ubukene, gutindihara, kugwa mu biyoga, kwicwa n'ibiyobyabwenge n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko se ushobora no guhitamo neza ukakira umwami Yesu. Haleluya. Uwo turimo kuvuga, uwo duhamya, akaguhereza ubwenge. Nicyo cya mbere Pasiteri Daniel yamaze kutubwira biri muri Yobu. Urumva ngo kumumenya ni ukugira ubwenge. Haleluya. Kandi kumwizera no kumwakira nibwo butsinzi, nibwo bushobozi. Haleluya. Ngwino rero, ngwino tukwigishe, ngwino tuguhugure, tukubwira ukuntu ushobora gufata Yesu kandi ukamunambaho. Hari abamufata igihushuka, hari abafata ipantaro, niko abana bajya baririmba, umwe agafata mu nda, undi agafata ikanzu. Ngwino umuhobere wese. Haleluya. Reka wenda mbesoreje aho ngaho. Ibyanditswe ni byinshi, imirongo ni myinshi, ariko nashatse kugira ngo ngaragaze uyu muntu tugiye kuvugaho, kuko nituva kuri uyu muntu turi bwinjire ku muryango, nituva ku muryango twinjire ku muco, noneho tuze guhuza ibi bintu. Haleluya. Nurangiza ugasigara uko wari uri, uzansanga aho nzaba ndi, ituro niwe nzajya ndihereza. Haleluya. Ariko nuhinduka ukaba uw'Imana yakuremye kubaho, ituro uzarizane mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuzaryakira. Ni Pasiteri Karemera James, niwe mwari kumwe, niwe mwari mukurikiye. Inyigisho irahari. Nababwiye ko ninjiye mu gihe cyo kwigisha. Haleluya. Ndabakangurira rero gushaka agakayi n'agakaramu mwandike. Ubu ni kuroza dukoresha indimi zitandukanye. Hari abavuga ngo konja, kumva uko bimeze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kumva kugasogongeraho, abantu bazi gusogongera barabyizi. Hari abajyaga bajya gusogongera mu isoko, nabonaga no ku mitobe agatahira hadasengereye, uze kubera ko yasogongeye nyine. Yesu nashimwe cyane. So rero hariho wenda n'abatazakurikira, ariko nibura wumve ngo hari inyigisho yo kugira ngo usobanukirwe uwo uri we. Yesu nashimwe cyane. Hari ubutunzi rero Imana yakuremeyemo, nibwo nshaka kugira ngo nzazamure ubwo butunzi. Numara kubimenya uzamenya ko amafaranga uyafitiye yayakuremanye. Hari abavuga ngo amafaranga ni amabyi ya Satani. Reka da, Satani ntago yaremye. Urumva yuko uyu muntu yahawe kuyobora byose no kwita byose. Ntago Satani ari we wisi izina. Imana yahaye ububasha umuntu bwo kwita izina buri kimwe cyose cyaremwe n'Imana. Haleluya. Kandi ngo uko uwo muntu yabyize na bugingo n'ubu nta kirahinduka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. So rero abashakashatsi nibajya mu bitabo bya kera, mu mizingo y'ibitabo, bagasanga iki cyitwaga laptop, ntuzavuge ngo ni Shetani ngo wakishe laptop, uwo yagarukiraho. Ubwo ni ubuyobe, ubwo ni ukudasobanukirwa. Si ubuyobe, sore, ni ukudasobanukirwa, ni ubujiji. Yesu nashimwe cyane. Umukozi w'Imana ni wavuze, ni Pawulo avuga ngo kera nkiri mu buyobe. Yesu nashimwe cyane. Ngo kurwanya niki ntarasobanukirwa, ntarahura na Yesu ngo ampobere. Haleluya. Ngo nanjye najyaga mbikora gutyo, narajijwaga nkumva yuko umuntu uvuga Yesu ni ikibazo, ariko kumenya Yesu niko bwenge, niko kujijuka. Ngwino rero tugufashe. Itorero ni DNPS rikorera mu Rwanda hirya no hino, nkuko twabibabwiye. Butare, mu cyahoze ari Butare ni Huye, muri bunyihanganire. Yesu nashimwe cyane. Hariya muri Mbazi kwa Weraris twabahereza nomero abatuye hariya muri Mbazi. I Kigali
ndahari. Hari umubyeyi wacu ni umushumba, ni umukozi w'Imana, nawe ndashaka kuzamuzana ko ndashaka kugira ngo mugende mubona aba bapasiteri bari hirya no hino, ab'i Kayonza bamanuke barebe Daniel arahari abakire. Yesu nashimwe cyane. Daniel yamaze gukora urutonde rw'abamaze kwitabira kuko barimo baraza, njyayo nkabahugura, hanyuma akabahereza inshingano, akabayobora uburyo bakora umurimo w'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero reka tubahe ikaze ku murongo wa telefoni abahamagara. Ndabona b'inkwakuzi bahageze, reka twitabe mu izina rya Yesu. Yongwe TV, mwiriwe. Alo. Umuntu uri butinde rwose, nanjye ngira ngo uyu munsi ndaza kwiga ingeso mbi zo gukupa abantu. Hari abanditse ubutumwa bwabo, reka dusome twihuse, iminota irimo iragenda. Ndabona iyo tuba twemereye yagiye. Ngo ni muri Kantoheri Angelique, ndabakunda cyane. Pastor, Imana duhane umugisha, Imana iguhe imbaraga n'amavuta. Murakoze cyane Mukantoheri, Imana iguhereza umugisha. Ntago tumenye aho yanditse ahaherereye, ariko ansabiye amavuta n'umugisha. Imana ikugenzereze neza, nicyo cyanzanye, kandi ndabizi ko muzansabira muri benshi, nanjye nzuzuzwa mbabwire byinshi. Haleluya. Ariko iyo banditse baca intege bagira gute, ariko nk'uyu nguyu abatwubatse yaravuga ati Imana iguha amavuta n'umugisha. Icyambere amavuta ansaba koroshya ibintu, nicyo niwo mumaro w'amavuta. Abateka murabizi, Yesu nashimwe cyane. So y'amavuta rero yambayeho menshi, nsobanura norohewe, ntikarakasa, ntavuga byinshi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi ibyo mvuga bikubaka abantu. Imana iguha umugisha. Rero turimo turitaba amatelefoni. Hari wari wanditse ubutumwa, ntago bwaturebaga, ngira ngo ko burareba ubuyobozi bwa televiziyo. Twe turabatumirwa kuri televiziyo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero reka Pastor Daniel, wenda mu gihe tutarimo abantu batari bahamagara, turimo turegereza umusozo. Biti gira icyo ubwira abantu kuri iyi nyigisho turimo kubagenera, nk'itorero ririmo kubagenera. Ese wumva wowe nk'ijambo rimwe, wenda umunota umwe, wabwira abadukurikiye, uhereye kubi wanyu Kayonza, w'inkwavu no hepfo hariya? Mwakoze mushumba. Ubundi nitwa Pasiteri Banyangandwa Daniel, njye uyoboye aho ngaho Kayonza hose, ariko ho mbarizwa cyane n'itorero rya Rebereho. Kuko izi nyigisho ni nziza, kuko nkuko nababwiye ngo muri Yobu bice 28 umurongo 28 watubwira ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Muri make umuntu ari mu bujiji akora bidafututse, ariko Yesu yamaze kuba muri we, ukemera ubutumwa bwiza, ibyo ngibyo biraguhindura. Iyo wari mubi ukabasha kuba mwiza, kuko bugiye umuntu ari muri injiji akora ibintu bidasobanutse, ariko iyo ugize ubwenge ukajijuka, bya bindi ukora bituma abantu bose bakugana ati wa muntu herinjiji none yagiye ari gukora ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu rero tubakangurira kugira ngo mukorere Imana, kugira ngo umuntu wese akorera Imana kugira ngo izabashe kumuha ubugingo buhoraho. Murakoze cyane. Imana iguhereza umugisha cyane. Imana ibamugisha. Ati turasaba abantu bose Imana gukorera Imana kugira ngo Imana izabaho ubugingo buhoraho. Twamaze kubyumva neza, kandi tuzabyumva kurushaho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma rero itorero ni DNPS, aho rikorera naho twababwiye. Tugira iminsi yo kwakira abantu, haba ku itorero Kayonza na hano i Kigali. I Kigali ntago turashyiraho umunsi uhoraho, kuko turacyakira abantu benshi, tubizeza yuko turimo dushaka icyumba ahantu heza hisanzuye umuntu yajya akiganira n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ntago bitinze, mu byumweru bibiri biri imbere turaba tubabwira aho dushobora kubakirira hamwe, kuko uyu munsi yuhamagaye turakwakira, tukakugira inama kuri telefoni. Twakumva bigusaba ko tuhura, tukakubwira tukagira aho duhurira. Harahari henshi hatandukanye, haba mu buryo bw'amatorero cyangwa se amabiro. Yesu nashimwe cyane. Ni umukozi wa leta, mfite aho nkorera, turaganira, nkakugira inama, nkagusengera, nkaguhesha umugisha ukagenda. Hari n'abatangiye kugaruka kugira ngo baduheshe umugisha natwe. Yesu nashimwe cyane. Nabo ni ikaze. Iyo uzanye umwe ukamuzana kugira ngo nawe yige ajijuke, avemo ubwo bujiji, hari icyo bukoze ku Mana. Haleluya. Hari icyo bukoze ku itorero ryayo, hari icyo bukoze ku mushumba ukuri imbere, ukuba imbere ku manywa na nijoro.
izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Uwo nguwo nawe arakubangiyemo ngira ngo hari icyo uba ukoze kuri ubu butumwa dutambutse, hari icyo uba ukoze kuri Yongwe TV nka televiziyo iba yarabayeho kugira ngo idufashe mu buryo bwo gutambutsa ubutumwa bwiza, iyamamazabutumwa rigere kuri benshi. Mu by'ukuri nawe narika abakurikira ikiganiro, narika abaza kwakira izo mbaraga turimo kuvuga, kuko ikikugoye ni kimwe, ni ugusobanukirwa ngo iyi mbaraga yagenewe bandi. Twamaze kumenya ko umuntu mu kuremwa kwe yahawe byose. Yesu nashimwe cyane. Ahabwa imbaraga, ahabwa ubugingo, ahabwa. Ni nayo mpamvu no kuvuka k'umwana avukaniza imbaraga n'ubushobozi. Haleluya. Amen. So rero reka duhinira ahangaha tuvuga tuti ikiganiro ni umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kunguka, ryo kumenya Imana, kandi turahari kugira ngo tubafashe kubanza kwisobanukirwa, noneho mukabona kumenya inzira murimo, ya mahitamo yanyu nibwo bizaborohera. Yesu nashimwe cyane. Nibwo uzamenya ko uca ibumoso cyangwa ugaca iburyo. Utarabisobanukirwa mu by'ukuri ni byinshi. Hari abahera muri uru rungabangabo, hari abahera muri aya mayira abiri. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Komeza ukurikire ikiganiro umuco n'umuryango, ishingiro ryo kumenya Imana. Mu by'ukuri nibwo uzamenya inzira wacamo iyo ari yo. Ntabwo twihutira kuzana abihana, ni byiza. Tugira gahunda yo kubwiriza inzu ku yindi, tugira gahunda yo gukora amaseminari ya nimugoroba, niyo konseri, mu biterwa n'ururimi nyine uri bwumve. Yesu nashimwe cyane. Amakonseri abantu bakihana, tukabasengera, tukabayobora aho tugomba kubigishiriza mbere yo kujya kubajabika cyangwa se kujya kubibiza. Yesu nashimwe cyane. Kuko ni umuhango w'itorero ikora. Hanyuma rero hano kuri televiziyo turaza tugatanga umurongo mugari wo tuzaganiriramo, ari nawo twinjiyemo. Hanyuma uzumva akamenya n'ubundi azadusanga. Ntabwo navuga ngo ihane aho uri, sinkureba ko nta kuganirije, ntabwo mbaze ngo wihanye ikinyirizina, kuko ubu bujiji butuma twihana n'ibyo tutakoze. Yesu nashimwe cyane. Tukihana, icyakabaye cyiza numva nakabaye nihana igihe kinini maze ndinjije, ndi mu rujijo. Ariko iyo nakuganirije mu by'ukuri umenya uburyo wihana, ukamenya icyo wihana, kandi koko kwihana ni ukureka, ukamenya n'icyo ureka, kuko utarazibukira utarihana. Yesu nashimwe cyane. Nibyo njya nigisha mvuga nti ikimenyetso cya mbere cyo kwemera no gutsindwa no kwihana nyakuri nuko uzamura ibiganza byawe warekuye izi ntoki rwose, cya kindi wari wariziritseho, bwa butamenya, bwa bujiji, bwa gucirana imanza, byose bituruka mu kudasobanukirwa. Ibyo wabiretse uba wihannye. Yesu nashimwe cyane. Tukaguhesha umugisha, kuko ikimenyetso cya kabiri cy'uko umuntu yahawe ububasha bwose n'Imana kumera nkayo, gukora nkayo, naho no ku musozo wa Yesu Kristo mu butumwa bwe muri Yohana yaravuze ati nahawe byose. Yesu nashimwe cyane. Nanjye mbahaye byose, mugende, abo muzababarira bazaba bababariwe, abo mutazababarira ntago bazababarirwa, ntibazahabwa ubugingo. Bivuze ngo umuntu yahawe ububasha bwo gutanga ubugingo, ubuzima. Haleluya. Kubaho. Haleluya. Ntago kubaho ari igihe kizaza gusa, n'ubu dukeneye kubaho. Iyo utanze umuntu akakuva mu nda akavuka nk'abamama, ubutanze ubugingo. Uyu muntu baramuremeye muri wowe, ukamwiha, ukamuha ibyawe. Yesu nashimwe cyane. Ubwabyo ni ukukwereka yuko urarema nawe. Yesu nashimwe cyane. So ibyo tuzabiganiraho nakagaruka. Ikiganiro cyacu gitambuka ku wa kabiri uno munsi nyine nk'uko mutubona, saa 11 kugera saa 12, kikongera gutambuka kuri Yongwe TV ku wa gatandatu saa 7 kugera saa 8, muri kumwe n'umushumba Pastor Karemera James, umushumba w'itorero DNPS mu Rwanda. Ni itorero rifite inkomoko muri Tanzania nk'uko nagiye mbibabwira. Icyicaro gikuru kiri muri Arusha. Turimo turategura igiterane gishobora kuba mu mpera zo ku wa gatatu. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana baturutse muri Arusha batandukanye. Tuzanabakira hano, muzababona. Abazashobora muzaza kubabona. Barimo gutegura korali nini cyane, korali nkuru ishobora kuzana nabo. Ariko tuzaba dufite na bene data duhuje kwemera mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane muri kariya karere ka Kayonza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mukomeze rero mudusengere, musengere ubu butumwa dufite kuri televiziyo kugira ngo bukomeze bujye mbere. Ibi bintu byose mfite nzashobore kubibahereza.
Yesu nashimwe cyane. Abanyamasengesho barahari baba bitorero ryacu, hari n'ababa baritangiye gusengera abakozi b'Imana gusa, nabo rwose ndabubaha, bahaye icyubahiro cyanyu, mukwiriye kubahwa kuko basengera umurimo w'Imana batiteye ngo ninde uwukora cyangwa ninde uwurimo. Yesu nashimwe cyane. Mwese ndabazirikana kandi mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu. N'abandi bose mudusengere rero, ibyo gukora ni byinshi ariko n'uburyo bw'amafaranga nayo akomeza aze. Yesu nashimwe cyane. Nitwisobanukirwa ko turi bo tukaza kukwigisha kwisobanukirwa, niyo mpamvu tubona amafaranga tukishyura imirimo igakorwa, hanyuma natwe tugatambutsa ubutumwa bwiza tugafasha benshi. Yesu nashimwe cyane. Uwo mfashije rero uyu munsi uru n'umugoroba ushima Imana, ariko ugenda ugire mwene so nawe ufasha. Haleluya. Ntago mba nkeneye ko nigisha ikintu gihera muri ibi byuma twigishirizaho cyangwa mu majwi y'abadukurikiye n'abatubonye gusa, ahubwo tera intambwe uhesha umugisha nawe abandi. Reka dusenge rero dusoza. Usabire abantu, hari abatanze ibyifuzo, hari abahamagara amasaha yagiye ariko ntabwo bigikunze. Ubwo naho butaha wa gatandatu tuzaba turi kumwe kandi tuzabasengera. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wabanye natwe dutangira iki kiganiro, waturinze aho twari turi, warinze bene data abadukurikiye, abahamagaye bikanga, hari n'abanditse ubutumwa batwifuriza umugisha n'amavuta no kwaguka. Ndabizi ko ari ubitanga kandi warabiduhaye, ahubwo ukomeze twongerera ubumenyi n'ubushobozi bwo kubisobanukirwa no kubimenyaho. Nsengeye umugisha rero bariya bose basengera iteraniro, basengera itorero ryawe, bahora bahagaze mu nkike, ubahereza umugisha Nyagasani. Abo nibo batuma ibyorezo bibaho bigashira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abo nibo batuma duhagarara tukajya kuri televiziyo nka tukabwiriza. Abo nibo baduhereza imbaraga, haba mu mufuka bagasenga amafaranga tukayabona, amamoto tukayatega, imodoka tukazitega. Mu izina rya Yesu mbahesheje umugisha. Itorero DNPS ndihesheje umugisha mu izina rya Yesu, mu bikorwa byinshi bitandukanye turimo gukora, kubaka uburyo ubumwe bw'Abanyarwanda, kubaka ubuzima bw'abantu, ubuzima buzira umuze, kubaka ubushobozi bw'abantu, ariko cyane cyane guhugura abantu kugira ngo babanze bisobanukirwe, bamenye n'ibyo Imana yabaremanye ibyo ari byo. Nuko rero duhereze gukomeza kwigisha, duhereze kugera kure mu izina rya Yesu. Zana abantu bumva iki kiganiro, zana abantu bige, bafata amakaramu bandike bige mu izina rya Yesu Kristo. Umusaruro turimo turawubona, ariko dukeneye urenzeho ngo nk'uko intumwa zahuraga zikiga zikaganira ku ijambo ry'Imana, data ngo uko bakomezaga kubikora niko wakomezaga kubongerera abantu, abihana, ababagana. Ni nacyo cyatumye ubutumwa bukwira mu isi hose. Nuko rero itorero ryacu turagusaba kugira ngo utusange, ukomeze uduhereze izo mbaraga zo gukomeza kwigisha benshi kugira ngo bifashe benshi kandi abatugana babe benshi, kuko bose niko bazafashwa n'umwuka wa wera. Girira neza rero ubuyobozi bwa televiziyo, baratwakira, badukorera byose, ubahereze imbaraga, ubahereze umugisha, ubahereze kwiyubaka, ubahereze uburyo bwose bwo kwaguka. Televiziyo igere hirya no hino, amasheni itari yashobora kubonekaho mu izina rya Yesu. Ndatuye kugira ngo kuri za kanali iboneke n'ahandi hose, kuko hari abafite ibyifuzo byinshi bitandukanye, ariko tutayisengeye hariya ntiyashobora kuhagera mu izina rya Yesu, kuko hari abatashoboye kujya ku masheni runaka. Iyo yose turayisegere kugira ngo ubuyobozi bwa televiziyo, umuyoboro wose wagukugere hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Wihesha icyubahiro Mana. Turagushimye rero, nkuragije ubugingo bwa benshi. Ubwo tuzagaruka hano kuwa gatandatu, Nyagasani Mwami Imana uzabe wararitse, umwuka wera azabe yararitse abantu bo kumva ubutumwa babageneye mu izina rya Yesu. Data bazagaragaza ibimenyetso tukiva hano, bari buhamagare Nyagasani Mwami Imana, ubahereze gusubizwa mbere yuko tunabasubiza nk'uko bashaka ibisubizo biduturutseho, ariko ibisubizo biri muri bo barabigendana mu izina rya Yesu. Kuraho igihu kibatwikire cyo kudasobanukirwa no kutamenya no kutajijuka mu izina rya Yesu. Ndari mu bwenge budasanzwe ku Banyarwanda Mwami, nk'uko isi tubona ibona yuko turi abantu barenze cyane, turi abantu, nta kindi rero gituma tubugaragara nk'abarenze, nta kindi kigaragaza ubushobozi bwacu, ahubwo ni ukubanza kwisobanukirwa, kumenya uko Imana yaturemye n'icyo yaturemanye. Haleluya. Ubuyobozi bw'igihugu ndabusengeye mu izina rya Yesu, ukomeze ubahereze ihishurirwa rikomeye cyane no kugeza igihugu cyacu kure mu izina rya Yesu. Umuyobozi mukuru w'igihugu turamusengeye, kuko niwe nyenyeri tumurikiye. Haleluya. Mu izina rya Yesu, nta mwijima wakongera gusanga umunyarwanda, uduhereze guhishurirwa kurushaho kugira ngo natwe dufashe abandi. Urakoze rero, icyubahiro n'ishimwe ni ibyawe, dusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen.